Umukinnyi wa filimi abantu benshi muramuzi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye yitwa Rufonsina. Abantu benshi bamenye ku izina rya Rufonsina. Ni umukinnyi wa filimi abantu benshi baramuzi. Rero kuri uyu munsi yibarutse ubuheta. Yibarutse umwana wa kabiri we ntabwo aratangaza ni umukobwa cyangwa umuhungu ariko azabitangaza. Ikintu ngiye nabikundiye ari mu bintu byiza pe, umwana aterwa mu bintu byiza kandi nawe ari mu bintu byiza. Uri kubona yuko iri bara ararikunda cyane, iri bara twaryita ngo ukiri abantu benshi murizi mutubwire, ariko ndababwiza ukuri yambaye neza, ameze neza, yabaye inzobe man. Abantu benshi rero ku mbuga nkoranyambaga bagiye bamwifuriza congratulation, natwe ndavuze ngo ni gute natwe tutamwifuriza congratulation. Nasubireyo namahwa kuko umwana ni umugisha, umwana ni umutware, umwana ni byose ku muntu wese umufite. Rero Imana ishimwe cyane kuko yamuha umwana mwiza cyane, umwana abantu benshi cyane bari bategerezanya amatsiko, umwana abantu benshi bari bategereranyije ibyishimo bitandukanye. Rero ni byiza cyane. Ndavuze ngo ni gute ntabaha story ye, uburyo yatangiye, tubona yuko ari umukobwa, tubona yuko rwose njye sinari ko afite n'abana ariko afite umwana umwe w'umuhungu. Ibyo rero niho nari mbizi, ariko rwose Imana yamugiriye neza, abona undi mwana mwiza cyane. Ni ibintu byiza by'agaciro. Reka tubane mu kiganiro cyacu cy'uwo munsi kugira ngo turebere hamwe Rufonsina ni muntu ki, Rufonsina akora iki, Rufonsina abayeho ati. Twinjiremo cyane, ariko icya mbere ni ukumuha congratulation kuba yahabaye, Imana kuba yamwigaragarije, Imana kuba yamutabaye. Buriya ababyeyi nimwe muba mubizi cyane, twe ntabwo tuba tubizi, ariko icya mbere Imana yamugiriye neza, abasha kuba yabona umwana mwiza, umwana mwiza cyane, akaba ageze ku isi y'abazima nta bibazo yavukanye cyangwa ubundi burwayi. Ho hari ababyeyi benshi cyane umwana avuka agahita yitaba Imana, cyangwa umubyeyi nawe akajyana n'umwana, cyangwa umubyeyi agapfa umwana agasigara. Rero hari umushiki wanjye ejo bundi wabyaye, kutwita amezi 9 yose mu nda, ugenda wigengesereye, wabyara umwana agapfa. Hari umushiti wanjye w'umubyeyi ejo bundi wapfushije umwana, Imana nawe murengere. Ariko ahangaha ikirimo ni uko Rufonsina rwose yabyaye neza, nta kibazo afite, ndetse n'umwana nta kibazo afite. Ni ibintu byiza rero byo gushima Imana kuko yamurinze hariya ku iseta, yamurinze kuba yabagwa cyangwa kuba byagenda gute sinzi niba yabazwe, ariko ni byinshi Imana yamurinze. Imana nihabwa icyubahiro. Mwiriwe neza abanyarwanda, abanyarwandakazi, ahantu hose munkurikiye muri mu mpande zose z'isi, mwaramutse mute, mumeze mute, abandi mwiriwe mute. Uyu munsi ni ku cyumweru, itariki 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Tugeze amasaha ya nimugoroba. Dushima Imana yuko tukiri bazima. Hari benshi bapfuye, hari benshi bavuye mu mubiri, ariko twebwe Imana iracyaturinze, twe turacyari bazima. Imana nibishimirwe kandi Imana nibiherwe icyubahiro. Rero inkuru yacu uyu munsi ni inkuru nziza cyane ku mukobwa mwamenye cyane ukoresha amazina ya Rufonsina. Rufonsina yagiye akina filimi zigiye zitandukanye, ubundi ni umukinnyi wa filimi, ubwo rero ku munsi w'uyu munsi rwose akaba yibarutse umwana we ubuheta. Akora ibintu byita amafilimi, umukinnyi wa filimi ndetse no mu entertainment. Ntabwo wakwandikamo ijambo Rufonsina ngo wange kutamubona. Rero ni umukinnyi wa filime, afite n'abafana benshi cyane. Rero ibyo rero yibarutse umwana, yari afite undi mwana w'umuhungu. Uyu mubyeyi yanyuze mu bikomere byinshi, mu bikomeye byinshi, ariko n'ubwenda atagendaga bitangaza, ariko byari byinshi cyane, ni byinshi cyane. Kuba yabyaye ni iby'agaciro, ndetse n'abantu bose mumukunda, mumukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ze zose. Yavuze ngo Imana ishimwe kuba yandinze. Ababyeyi nawe mwese mwabyaye cyangwa mwabyaye namwe, Imana ishimwe kuba yabarinze. So rero ngayo nguko Rufonsina twaje kubabwira, yibarutse umwana mwiza, ari mu bintu byiza cyane, amutera mu bintu byiza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Abakunzi be mutere like, mutere comment, mutere adutima hasi aho muri commentaire, kugira ngo tujye tumuhebwira yuko tumukunda, ari mwiza, aduha filimi nziza, akina neza.
ibintu byiza kuri we. So rero ni byiza, ni iby'agaciro mwe mumukunda, mumukurikira umunsi ku munsi mu biganiro byose agenda acaho, filimi zose agenda akina, mukamukurikirana, mukaba muri kumwe nawe, muri beza, muri abantu b'agaciro cyane. Ibyo rero nibyo tuba tubasabira kugira ngo mujye mukomeza mumukurikire, mujye mukomeza mubane nawe umunsi ku munsi, iminsi yose uko igenda yicuma mujye mubana nawe. Ubuzima bw'Imana rero bubane namwe, amahoro y'Imana abane namwe, mudukurikirana 5/5, mujye mukomeza mubane natwe, ubuntu bw'Imana bujye bubabaho kandi mujye mubona ibyiza kurushaho, muhabona amafaranga, Imana ibitamuriye kuko Imana niyo mugenga wa byose kandi niwe twisunze kugira ngo ajye idutabara. Bye bye, ndabakunda cyane.